ese ujya ugira amatsiko y'ukuntu ushobora kuba wapostinga ifoto kuri Facebook ikaza ifite lyrics z'indirimbo iri muri background? For example, urabona nyine ino video murimo murabona ahangaha inyuma, iyi ngiyi ni video iri ukwayo, n'iyi ndirimbo yavuye kuri Facebook. Ni ibintu bibiri bitandukanye. Ibi ngibi bikorwa bite? Ikintu cya mbere tugiye gukora ahangaha, turajya muri Play Store downloading Facebook ni ebyiri zitandukanye. Hari Facebook iyi ngiyi, reka tusacinge kugira ngo zize zombi. Facebook, hano hari Facebook ebyiri. Izi ngizi ebyiri muri kubona ahangaha zombi uko zegeranye ziratandukanye. Izi ngizi zombi uko ziri ahangaha. Noneho twebwe ntabwo dukeneye iyi ngiyi, dore dukeneye iyi ngiyi yo hejuru y'ubururu ya Facebook, apana Facebook Lite. So rero icyo ukora wowe urayidownloadinga. Njyewe nsanzwe nyifitemo, dore ngiyi hano, ngiye ahangaha Facebook. Niturangiza turayopeninga. Nitumara kuyopeninga turaza hano hirya ahangaha handitse create a story, uri kuhareba ahangaha mu bururu, tuhakande. Nitumara kuhakanda tuhite tuza dukande hano hejuru, hano handitse music ahangaha. Nitumara kuhakanda noneho ahangaha, iyo ugiye guhitamo indirimbo uritonda, kubera ko hano ntabwo ari buri ndirimbo uhisemo yose bikunda. For example, nk'iyi ngiyi urabona ko nta lyrics ifite, ariko izi zindi zose urabona ko zigiye zifite ama lyrics, bivuze ngo uramutse uzikoresheje birashoboka ko zazana lyrics muri background nka kuriya. So rero ahangaha ikintu uhita ukora, uhitamo iyo ushakamo imwe nyine, cyangwa se ukaba wanasacinga hano hejuru indirimbo iyo yose waba ushaka. Twebwe rero iyo tugiye gukoresha, reka dukoreshe iyi ngiyi drip or down. Ukimara guhitamo indirimbo directly hahita hafunguka ino gallery yawe irimo amafoto. Warangiza noneho wowe icyo ukora, uhitamo ifoto ugiye gukoresha nka background iyo ngiyi iri buzeho indirimbo. Reka twebwe duhitemo iyi ngiyi. So urabona ko lyrics zacu rero zise ziza, wowe uzipresinga ahantu ari hose ushaka. Ushaka gukoresha uburyo bwa drag and drop, ukaba wazishyira hejuru, hasi, cyangwa se ahandi hariho hose waba ushaka ko zijya. So rero ukimara kuzikandaho inshuro ebyiri bahita baguhereza layouts y'ukuntu ushobora guhitamo uburyo bishobora kuzamo. Urabona hari ebyiri zigeze nko kuri eshatu. Buri uko uyikanzeho izana layout itandukanye. Urabona ko dukanze kuri iyi haza bimeze gutya, twakanda kuri iriya hakaza bimeze ukundi kuntu. So buri yose ifite ibyayo ikora. So rero reka ahangaha mbereke, ushobora kuyifata ukayishyira hano hejuru, wayigira ntoya, wayigira nini, wakora rotate n'ibindi ibyo ari byo byose wumva ushaka, ahandi hose wumva ushaka kuba wayishyira. So rero ahangaha reka mbereke uburyo ushobora no kuhita ushyiraho aka effect kugira ngo ibintu bikomeze bigaragare neza. Ushobora gukoresha akangaka cyangwa se akangaka cyangwa bishobora guterwa wowe na effect wakunzemo ahangaha. Urabona ni effect nyinshi zigiye zitandukanye kandi abantu benshi ntabwo baba babizi ko zihari. Reka twebwe twikoreshereze akangaka. Urabona ko bise ni ibintu biri professional cyane. So nta kindi ukora rero, tukanda share, tegereza. So tegereze refreshing. Refresh. Road story nageragera fresh.
igiye kurangira. Mbibutsa ko mu kanya ndabaha n'indi video ibereka uburyo ushobora kuba wakongera abafollowers kuri Instagram, abafollowers ndetse n'ama-likes kuri Instagram, so don't miss out. So nuza yacu rero, story yacu yarangiye, dore ngiyi urabona ko birimo biragaragara neza. Mbibutsa ko impamvu bitarimo biravuga ari ukurwanya ikibazo cya copyright. So rero guys, nakoze kureba ino video, duhure muri video ikurikira mbere ku buryo ushobora kuba wabona like nyinshi n'abafollowers kuri IG It's your boy Mutesa Tech, kandi ntiwibagirwe gukora icyo twita subscribe.